Abantu benshi tugura ibintu bihenze cyane dushaka kwemeza abantu cyangwa twumva ko bizatuma baduha icyubahiro bakatwemera. Ikibabaje ni uko abantu aho kugira ngo bagutangarire cyangwa bakwemere, batangarira ibyo utunze nabo bakifuza kubitunga. Ese wari uzi ko amateka yawe n'ibyo wanyuzemo ukiri muto bifite uruhare runini mu buryo utekereza kandi ufatamo amafaranga? Urakaza neza kuri SOMA TOPBOOKS, tugufasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tugusangiza ubumenyi namahame biba biri mu bitabo biri top byagufasha guhinduka no guhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi tugiye kubasangiza igitabo cyiza cyane. Ni igitabo cyitwa The Psychology of Money cyangwa Imitekerereze y'amafaranga ngenekereje mu kinyarwanda, cyanditswe na Morgan Housel. Iki ni kimwe mu bitabo bya mbere byiza byanditswe bivuga ku mafaranga no gushora amafaranga muri rusange. Ni igitabo kirimo amasomo ndetse n'inama nyinshi kandi z'ingenzi zagufasha guhindura imyumvire ku buryo ufata amafaranga ndetse n'uburyo wayashoramo. Ndagira ngo nkusabe ufate umwanya urebe iyi video kandi uyirangize. Nzi ko urihungukiramo byinshi byahindura ubuzima bwawe. Abanyarwanda cyangwa Abanyafrika muri rusange tugomba kuba ubwoko bukunda ubumenyi n'ubuhanga. Agakiza kacu nk'igihugu cyangwa nk'umugabane kari mu gukunda ubumenyi ndetse no kuba abahanga. Ndagira ngo nkubwire ko umuntu aba umuhanga iyo afashe ubumenyi akabukoresha cyangwa akabushyira mu bikorwa. Abashinwa nibo bavuga bati bishaka kuvuga ko ubumenyi buhindura destiny cyangwa iherezo ry'ubuzima bw'umuntu, naho environment cyangwa ahantu uba hakaguhindura umunyempano. Nuramuka ukunze ubumenyi, amateka yawe n'ay'umuryango wawe azahinduka, kandi nujya muri environment cyangwa ukabana n'abantu bazima, nawe uzaba muzima. Niyo mpamvu nkusaba gukurikira ubumenyi tugusangiza kandi ukabukurikiza. Ikindi ukaba inshuti na SOMA TOPBOOKS kuko dushishikajwe n'iterambere ryawe. Mbere yuko nkusangiza amasomo ari muri iki gitabo, ndagira ngo nkusabe ukore subscribe kuri SOMA TOPBOOKS. Kora subscribe kuri SOMA TOPBOOKS kandi usangize abandi iyi video, nawe ugira uruhare mu guhindura ubuzima bwa benshi, cyane cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Isomo rya mbere: nta muntu w'igicucu ku bijyanye n'amafaranga. No one is crazy. Ubuzima wanyuzemo ukiri muto bufite ingaruka nyinshi ku buryo ufata amafaranga, uburyo wizigama, ishoramari ukora ndetse n'uburyo spendinga cyangwa usohora amafaranga. Abantu bakoresha amafaranga mu bintu by'ubucucu cyangwa by'ubusazi, ariko ntibaba ari abasazi. N'ikimenyimenyi ubabajije bakubwira impamvu yabyo. Uramutse witegereje neza ukareba aho banyuze n'ubuzima babayemo bakiri bato, ushobora kumva impamvu bakora ibyo bakora. Urugero, niba warakuriye mu bukene, uko ufata amafaranga ndetse n'ibitekerezo uyafiteho bitandukanye n'uwakuriye mu bukire. Mu gitabo Morgan avuga ko experience yawe igira uruhare rungana na 0.0001% ku biba muri iyi si, ariko nanone ikagira uruhare runini cyane rurenga 80% ku buryo ufata ibiba muri iyi si. Ugomba kumenya ko amateka yawe bwite yerekeye amafaranga, cyane cyane amateka yo mu bwana bwawe, azagena ku kigero kinini uburyo ufata amahirwe akuje imbere ndetse n'uburyo uzihanganira gufata risk cyangwa ibyago biba mu gushora amafaranga. Isomo rya kabiri ni amahirwe n'ibyago cyangwa luck and risk. Morgan avuga ko bishoboka ko wakora neza kandi ku murongo ibyo ugomba gukora, ariko ukanga ugahomba. Kimwe nuko ushobora kugira amahirwe mu buzima ukunguka kandi wari wakoze amakosa. Gusa ibi biba gake cyane. Intsinzi iteka ntituruka ku gukora cyane ndetse no kuba ubaye umunyabwenge. Hari igihe ugira amahirwe. Niyo mpamvu ugomba kwitonda ugashishoza, ukirinda kwitiranya kuba umuntu yabaye umuhanga cyangwa kuba umuntu yabaye umunyamahirwe, mbese yigirira amahirwe mu buzima. Hano atanga urugero rwa Bill Gates na mugenzi we witwa Kent Evans. Bill Gates mu mwaka w'1970 yagiye kwiga secondaire. Secondaire yizeho yari secondaire yonyine yari ifite mudasobwa cyangwa computer ku isi yose. Bill Gates yego yari umuhanga, ariko yagize amahirwe yo kubona computer ku ishuri. Mugenzi we Kent Evans nawe wari umuhanga cyane mu bya mudasobwa, yaje kugira ibyago akora impanuka arapfa. Isomo ririmo hano nuko ugomba guca bugufi ukifatanya n'abandi mu kababaro igihe bagize ibihombo, kandi ukirinda kwirata cyane intsinzi, kuko inyuma y'intsinzi cyangwa ibihombo tubonesha amaso hashobora kuba hari izindi mbaraga utagizemo uruhare. Isomo rya gatatu: ntuzigera wumva bihagije. Never enough.
kumenya igihe ufite ibintu bihagije namwe mu masomo adahabwa agaciro mu buzima bwo gushaka ubukire. Ugomba kumenya ko gukomeza wiruka ku bintu, intsinzi, kumenyekana nta guhagarara birangira biguteye kwicuza, kubura ibyishimo ndetse no gusenya ubuzima bwawe. Niba igihe cyose uri kwigeranya n'abandi bakurusha ubutunzi cyangwa babakire kukurusha, umenye ko utazigera unyurwa nibyo waba utunze byose. Morgan mu gitabo atanga inama agira ati ntugomba gushyira mu byago ibyo ufite kandi ukeneye, ukurikira cyangwa ushaka ibyo udafite kandi udakeneye. Mu gitabo atanga urugero rw'abagabo babiri, Rajat Gupta na Bernie Madoff. Bari abakire cyane ariko kubwo gushaka ubukire bwinshi ndetse n'inyungu z'umurengera bashyize mu byago ibyo bari batunze byose, baza kurangira babuze ibyo bari bafite ndetse banafunzwe. Mu byo ukora byose ugomba kumenya ni ryari mfite ibihagije, nihe ngomba kugarukira, kuko kumenya umurongo ntarengwa ni ikimenyetso cy'ubuhanga. Isomo rya 4 rijyanye n'ibyo bita compounding cyangwa uburyo amafaranga agenda yiyongeranya nyuma y'igihe akabyara andi menshi. Ugomba kumenya ko guhozaho ari rwo rugendo. Inyungu nyinshi z'igihe gito ntaho zihuriye n'inyungu nziza nkeya uzabona igihe kirekire. Mu gitabo Morgan avuga ku rugero rw'umuherwe cyane uzwi bita Warren Buffett. Kuri SOMA TOPBOOKS twababwiye amateka ye. Warren Buffett afite umutungo ubarirwa hejuru ya miliyari 80 z'amadolari. Igice kinini cy'uyu mutungo yakibonye nyuma y'imyaka 65 y'amavuko. Ibi byaturutse ku kuba yaratangiye gushora imari akiri umwana muto cyane, afite imyaka 10. Amafaranga yashoye uko igihe cyagiye gishira yabyaye andi, agenda yiyongera mpaka abaye menshi, bituma aba umwe mu bakire tuzi muri iyi si ya none. Mu buzima cyangwa mu bijyanye n'amafaranga cyangwa icungamutungo, urufunguzo ni uguhozaho by'igihe kirekire. Gutera intambwe no ariko ihoraho niho ruzingiye. Isomo rya 5 riragira riti kuba umukire bitandukanye no kuguma uri umukire, cyangwa getting wealthy is different from staying wealthy. Ugomba kumenya ko icyo bigusaba kugira ngo ubone ubukire gitandukanye n'icyo bigusaba kugira ngo ugumane ubukire. Kubona ubukire bisaba kuba umukozi, ukamenya gufata risk ndetse no gufatirana amahirwe igihe yigaragaje. Kugumana ubukire bisaba guca bugufi, kugira ubwoba ndetse n'indi mico ituma urinda ubutunzi bwawe, harimo nko kwifata cyangwa kwirinda gutagaguza. Ugomba kwirinda gufata ibyemezo bituma utakaza amafaranga yawe. Aha harimo nko kwirinda kugura ibintu udakeneye cyangwa bigushyira mu gihombo. Gushaka ubutunzi ni umukino, intego ni ukuguma mu mukino igihe kirekire gishoboka. Isomo rya 6 rivuga kuri tails event cyangwa ibintu biba gake ariko bikagira inyungu nyinshi. Urugero, ushobora gushora imari ahantu nk'icumi mu gihe utateganyaga cyangwa mu buryo utari witeze. Hamwe muri aho inyungu kwishora mari ikiyongera ku buryo bita biguha amafaranga menshi, ukanavanamo igihombo watewe na hahandi 9 hasigaye. Birashoboka ko aho washoye imari hose hatakunguka. Guhomba bibaho kandi ugomba guhora ubyiteguye. Icy'ingenzi ni ukugira hamwe hunguka hagacungura hahandi hatungutse cyangwa hahandi wagizemo igihombo. Morgan avuga ko urufunguzo ari ukuguma mu gakino igihe kirekire gishoboka mpaka ibihe byiza, nakwita ibihe by'amahirwe bimwe bihetse inyungu nyinshi bije. Isomo rya 7 ni umudendezo cyangwa freedom. Ubukire bwa mbere cyangwa ubukire bw'ukuri ni ukugira ubushobozi mu guhitamo uko ukoresha igihe cyawe. Igihe cyose ufite ubushobozi bwo gukora icyo ushaka kandi igihe ugishakiye, ubwo nibwo bukire. Ubukire si ukugira amafaranga gusa, ahubwo kugira ubushobozi bwo kugena uburyo ukoresha igihe cyawe n'uburyo ubaho ubuzima bwawe. Amafaranga ntabereyeho kugura ibintu gusa, amafaranga abereyeho kandi no kugura ukwishyira ukizana, independence ndetse no kwisanzura. Kugira ububasha ku gihe cyawe bizana ibyishimo ndetse n'ubuzima bwiza. Urugero, abana bawe ntibashaka amafaranga yawe gusa, ahubwo bashaka wowe n'igihe cyawe. Kubaka ubukire si ukurunda amafaranga menshi, ahubwo ni ugukora ibishoboka ugakoresha amafaranga ushaka umudendezo wawe cyangwa freedom yawe. Isomo rya 8 nicyo Morgan yise money-Incamake paradox. Ni isomo rijyanye n'ibintu bihenze tugura dushaka ibyubahiro cyangwa gufatwa nk'abantu barenze. Morgan mu gitabo avuga ko abantu benshi tugura ibintu bihenze cyangwa twumva ko bizatuma abantu baduha icyubahiro kandi bakatwemera. Ikibabaje ni uko abantu aho kugira ngo bagutangarire cyangwa bakwemere, batangarira ibyo utunze nabo bakifuza kubitunga. Urugero, niba uri mu modoka y'agatangaza, aho unyuze hose ukabona abantu batangaye, ukibeshya ko ari wowe batangariye, rekera kurota. Menya neza ko abantu batangariye imodoka urimo, wowe ntawe ukwitayeho.
wita umwanya n'amafaranga byawe ushaka kwemeza abantu cyangwa ugura ibintu bihenze wibwira ko ari byo bizatuma bakubaha. Icyemeza abantu kigatuma bakubaha ni uguca bugufi, kugira umutima mwiza, gufasha, kugira ubwenge n'ibindi. Isomo rya 9 riragira riti ubukire nyakuri ni ubwo utabona cyangwa wealth is what you don't see. Morgan avuga ko ubukire butagaragara. Ubukire ni imitungo cyangwa ibyo wizigamye cyangwa savings bitarahindurwa mu bigaragara. Ugomba kumenya ko gukoresha amafaranga ugura ibintu bihenze cyangwa by'agaciro atari cyo kimenyetso cy'ubukire, ahubwo ni ikimenyetso cy'umutungo cyangwa amafaranga yarangije gusohoka. Amazu manini, imodoka ihenze, imyenda ihenze, televiziyo nini mu nzu, ibyo byose si ikimenyetso cy'ubukire, ahubwo byerekana amafaranga yarangije gukoreshwa cyangwa yasohotse. Aha birasaba kureba nanone niba ibyo bintu byinjiza amafaranga mu mfuka wawe cyangwa niba biyasohora. Mu gitabo Rich Dad Poor Dad cyanditswe na Robert Kiyosaki nabasangije hano kuri SOMA TOPBOOKS, rimwe mu masomo arimo akomeye cyane ni ukumenya gutandukanya assets na liability. Asobanura ko assets ari imitungo yinjiza amafaranga mu mufuka wawe, naho liability bikaba ibintu ibyo ari byo byose waba utunze bisohora amafaranga mu mufuka wawe. Urugero, niba utunze imodoka ikaba yinjiza arutayo uyitangaho, iyo ni assets cyangwa ni umutungo. Niba utunze inzu ikaba igushyira mu bihombo ukaba uyitakazaho amafaranga menshi, iyo ni liability cyangwa ni umutwaro kuri wowe. Ugendeye kuri ibi bisobanuro bya asset na liability ushobora kumenya aho ubukire bwawe buhagaze. Isomo rya 10 rijyanye no kwizigama amafaranga cyangwa save money. Umubare w'amafaranga winjiza siyo agena niba uri umukire. Ikigena ubukire ni amafaranga wizigama. Kwizigama bitanga kwisanzura, kwigenga ndetse no kugira amahitamo cyangwa options. Morgan avuga ko udakeneye umushahara mwinshi cyangwa udakeneye kwinjiza amafaranga menshi y'umurengera kugira ngo ubone kwizigama. Hari abantu benshi bahembwa amafaranga menshi ariko yose akajya agenda uko yaje. Ikintu cyonyine ukeneye ni discipline ndetse no kugira ubushake cyangwa intention yo kwizigama. Si ngombwa ngo ugire impamvu yo kwizigama. Ugomba kwizigama igihe cyose waba ufite impamvu cyangwa ntayo ufite, kuko gusevinga cyangwa kwizigama biha umuntu umudendezo. Ikindi kandi kwizigama ni umusingi wo kugera ku nsinzi no kugera ku bukire. Isomo rya 11 rijyanye no gushyira mu gaciro aho kuba mukuri cyane, cyangwa ibyo Morgan yise be reasonable instead of rational. Kenshi ibyemezo dufata ku bijyanye n'amafaranga tubivanga n'amarangamutima. Ni gake uzabona umuntu wagendeye kuri logique gusa cyangwa washyize mu bwenge bwinshi. Iyo niyo mpamvu nta muntu ushobora gufata ibyemezo bizima 100%. Inama Morgan atanga ni ugushyira mu gaciro, ikindi ukamenya gufata ibyemezo bizakurinda kwicuza mu gihe kizaza. Isomo rya 12 rivuga ku gutungurwa cyangwa surprise. Ibintu byabayeho bikomeye mu mateka ya muntu, urugero ibyorezo, intambara, crise economique n'ibindi byinshi byaje bitunguranye kandi bititeguwe. Ugomba guhora wibuka ko hari byinshi bizaba bitunguranye no mu gihe kizaza. Kenshi dupanga ibyo tuzakora tugendeye ku byo tuzi cyangwa tugendeye ku byabaye, ariko ibizagena hazaza cyangwa muri future ni surprise, nta numwe ubizi. Niyo mpamvu ugomba gufata ibyemezo bizima bizakurinda ibihe bibi bije. Ugomba kwizigama cyane, ukaguza gake kandi ukaba flexible mu byo ukora, kubera ko utazi icyo ahazaza hahato. Isomo rya 13 ni ugutekereza cyangwa gusiga umwanya w'ibishobora kuba kubera amakosa, ibyo Morgan yise room for error. Mu ntambara y'isi ya kabiri i Stalingrad habereye urugamba rukomeye cyane hagati y'abasovieti n'abanazi b'Abadage. Uru rugamba rwamaze amezi agera muri 6. Abashakashatsi bavuga ko uru rugamba rwaguyemo abasirikare benshi cyane ku mpande zombi, barutabo Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ubutaliyani bapfushije ubateranyije bose hamwe. Mu nkengero z'uyu mujyi wa Stalingrad Abadage bari bahafite unité cyangwa batayo y'ibifaru 141 byagombaga gutanga umusada ku rugamba bigeze aho rukomeye. Igihe byari bikenewe ko ibyo bifaru bijya gutabara, Abadage bakubiswe n'inkuba babonye ibifaru 20 byonyine ari byo bishoboye kwaka. Ibi byagoye abantu benshi kubyumva kuko Abadage bari bazwiho gukora ibifaru bihenze kandi bikomeye cyane. Nyuma abahanga bakoze ubushakashatsi ku mpamvu yabiteye, baje gusanga mu gihe byari bimaze ibyumweru biparitse, imbeba z'ishyamba zaraje zibyarikamo. Zirangije zitangira kurya udutsinga tw'amashanyarazi. Imbeba y'amagarama atarenze 20 yabujije igifaru gipima toni 25 gukora.
Mu buzima ibintu byose birashoboka. Saba engineer bakoze ibyo bifaru bagombaga guteganya ko imbeba zishobora gutuma bidakora. Ahubwo ni komanda wari uyoboye urugamba wagombaga guteganya ko ku mpamvu runaka ibifaru bishobora kudakora, bityo agateganya icyo yakora mu gihe bidakunze ko bikora. Mu buzima cyangwa mu gushaka amafaranga birashoboka ko ibintu byagenda utabiteganyije. Ikibanze ni uguteganyiriza ibishobora kubaho utabiteganyije, ukirinda gutungurwa. Icya mbere ni ugukora ku buryo ikibaye cyose kidasiga uvuye mu gakino. Akazi kawe gashobora kurangira, hashobora kuza icyorezo nka covid n'ibindi. Kwizigama, kwirinda imyenda no kudasesagura bishobora kugufasha mu gihe uhuye n'ibyo utari witeze. Isomo rya 14, uzahinduka cyangwa you will change. Ese wari uzi ko mu bushakashatsi bwakozwe abagera kuri 27% aribo bakora ibijyanye n'ibyo bize muri kaminuza, kandi iyo biga benshi babumva ko ubukire bwabo buzaturuka mu byo bize. Kimwe mu bintu bihoraho nuko abantu bahinduka. Ugomba kuba flexible, gahunda upanga, imyanzuro ufata ugomba kumenya ko ushobora kubihindura. Guhindura imitekerereze yawe si ubunyantege nke cyangwa ubugware, ahubwo ni ikimenyetso cyo gukura. Ubu ntufite amakuru ahagije agufasha gupangira hazaza. Niyo mpamvu ugomba kwitegura guhinduka uko urugendo rw'icuma. Birashoboka ko igitekerezo cya business ufite none nyuma y'imyaka 5 uzaba utakigifite cyangwa kizaba kitagifite ireme. Ntugomba kukizirikaho, ugomba guhinduka. Isomo rya 15 riragira riti nta kintu cy'ubuntu kibaho cyangwa nothing is free. Ugomba kumenya ko nta kintu mu buzima ushobora kubona kidafite ikiguzi. Nta kintu cy'ubuntu kibaho. Mwishoramari price cyangwa ikiguzi wishyura si amafaranga gusa, kenshi ni amarangamutima yawe ahababarira, guhangayika, kudatuza, gushidikanya, ubwoba, kwihangana, kurara udasinziriye n'ibindi. Niba udashobora kwishyura ikiguzi nawe ntiwitege byinshi, ugomba kwemera kwishyura kuko nibyo bikugeza ku ntsinzi. Isomo rya 16 rivuga kuri wowe nanjye cyangwa you and me. Ntugomba kuba rukurikira izindi cyangwa ngo ukurikire inama hawe buhumyi ku bijyanye no gukoresha cyangwa gushora amafaranga. Abantu bagira imitekerereze itandukanye ndetse n'uburyo bashoramo amafaranga biratandukanye. Niyo mpamvu inama hawe zose ugomba kuzihuza n'icyerekezo cyawe wowe ufite. Gahunda yawe mu ishoramari igomba kuba ihuza n'uburyo ubayeho, indangagaciro zawe ndetse n'ubuzima bwawe muri rusange. Ntugomba gukora ikintu kubera ko ari cyo kigezweho cyangwa kuko benshi bakirukiyemo. Ikigaragara nkaho gifutamye cyangwa kidafite ubusobanuro kuri wowe gishobora kuba gifite agaciro ku bandi. Niyo mpamvu utagomba gucira abandi imanza cyangwa kujaginga ibyemezo abandi baba bafashe ku bijyanye n'ishoramari cyangwa uko bakoresha amafaranga yabo. Isomo rya 17 rigendanye no guhorana ibyiringiro byiza cyangwa optimism. Iteka inkuru mbi zisakara cyane kandi vuba kurusha inkuru nziza. Abahanuzi bahanura kurimbuka cyangwa bahanura ibintu biteye ubwoba bumvwa vuba, kandi ibyo bavuze bikitabwaho kurusha abahanuzi bahanura ibyiza. Mu buzima cyangwa mu rugendo rwawe rwo gushaka amafaranga ugomba kuba optimistic cyangwa ugahorana ibyiringiro by'uko byanga bikunda ibintu bigomba kugenda neza. Yego nibyo ibibi kenshi biraba bigasiga inkovu mu mitima yacu, ariko ntugomba kureshywa n'ibyago cyangwa pessimism ngo bitume wumva ko ibintu byacitse cyangwa bitazagenda neza. Kugira ngo utsinde ugomba kwima amatwi ibiguca intege, ukaguma ku ntego zawe kandi ukagumana ibyiringiro niyo waba ubona impamvu zigutera ubwoba ari ukuri. Isomo rya 18 riri mu gitabo The Psychology of Money rivuga ku kutizera ibintu byari byo byose cyangwa inkuru izo arizo zose twumva zerekeye amafaranga. Iyi chapter Morgan yayise When You Will Believe Anything mu rurimi rw'icyongereza. Igihe cyose abantu bafata nk'ukuri ibyo bashaka gufata nk'ukuri, kandi abantu bakunda inkuru zishyigikira imyizerere yabo ndetse n'uko babona ibintu, kabone n'ubwo izo nkuru babwirwa byaba ari ibinyoma. Iyo niyo mpamvu ugomba kwitonda ukirinda kwizera ibyo ubwiwe byose, kuko urugero ushobora gushora amafaranga yawe ukurikije inkuru wumvise ukazisanga wahombye. Story cyangwa inkuru zikora ku marangamutima yacu, urugero nk'inkuru zidutera ubwoba, zizerwa cyane nk'ukuri. Ibi bikaba bishobora kukuyobya cyangwa bigatuma ufata ibyemezo bitari byo. Igihe cyose hazabaho abantu bazazana ibisobanuro by'impamvu habayeho crise economique cyangwa uburyo ibintu runaka udashobora kubishoramo imari ngo wunguke. Ntugomba gupfa kubizera. Ibiba kuri iyi si biragoye kubihanura cyangwa ngo umenye mu by'ukuri hazaba iki. Rimwe na rimwe ibiba hari igihe aba ari kubw'amahirwe cyangwa ibyago.
Aya niyo masomo y'ingenzi ari mu gitabo The Psychology of Money cyangwa imitekerereze y'amafaranga cyanditswe na Morgan Housel. Aya masomo twabonye aroroshye kuyumva ariko kuyakurikiza biragoye. Twabonye ko burya ibyemezo ufata ku mafaranga bifite aho bihuriye n'ubuzima wabayemo ukiri muto. Twabonye ko amahirwe n'ibyago bibaho nubwo bitagaragara kandi ko bishobora kugira uruhare runini mu gutsinda no gutsindwa kwawe. Twabonye ko ugomba kugira umuco wo gusevinga cyangwa kwizigama wa ufite impamvu cyangwa utayifite. Twize kandi ko impinduka mu buzima bw'umuntu ntaho wazihungira, ko ariyo mpamvu ugomba guhora witeguye guhindura imigambi yawe ukayihuza n'ibihe urimo. Muri iki gitabo twigiyemo amasomo menshi cyane, nizeye ko hari byinshi wigiye muri iyi video. Mfite ibintu bibiri nkusaba. Icya mbere, birashoboka ko nonaha waba uri guca mu bikomeye cyangwa wumva ko ubuzima nta gaciro ufite. Ndagira ngo nkubwire ko kuba uriho ni amahirwe akomeye kandi ni umugisha kuri wowe ndetse no ku isi muri rusange. Fata akanya utekereze, ushaka impamvu yo kubaho kwawe. Imyaka waba ufite yose hari icyo wakora ugahindura imyumvire kandi ugatera imbere. Ndakwinginze tangira none, kandi niba warasobanukiwe ukamenya uwo ugomba kuba we, komerezaho kandi ufate abandi ikiganza ubazamure. Icya kabiri nkusaba, kora subscribe kandi usangiza abandi iyi video, ushyigikira uyu murimo dukora. Ntababeshye, gukora izi video bisaba umwanya n'imbaraga, niyo mpamvu iyo mushyigikiye Soma Topbooks bidutera umuhate wo gukomeza gukora. Murakoze, muhabwe umugisha, turabakunda, naho ubutaha.